biba ngombwa ngo abari bafite ayo masezerano bajye mu buhungiro. Bamaze kugera mu buhungiro nibwo Imana yadutangarije yuko isano uhishuwe. Nderekanywe nk'umuntu. Kristo arahishuwe. Kuko Kristo yaravuze ati nimuzongera kumbona kugeza igihe muzavuga ngo hahirwuje mu izina ry'Uwiteka. Kuko mbabereye umugabo ngo nzabakuramwe umwe mu mudugudu na babiri mu muryango mbajyana i Siyoni, ngo nzabaha abungeri bampaniye n'umutima wanjye, bazabaragiza ubwenge no kumenya. Ngo nimumara kugwira no kuba benshi, ngo ntibazongera gukumbura isanduku y'isezerano, ntizongera no isomo ribihamya, ariko ryo ntabwo turisoma ko ni rirerire, cyangwa ndarivuga uzashobora zabyisomera. Riri muri Yesaya, riri muri Yeremiya igice cya 32 umurongo wa 6 kugera kwa 36. Ahantu bavuga Yeremiya atumwa kugura umurima muri Anatoti. Nshobora kubivuga mu magambo make ukuntu yatumwe kugura umurima muri Anatoti. Noneho ngo aragenda ajya kugura uwo murima, bandika inzandiko z'ubuguzi. Ngo inzandiko z'ubuguzi baravuga ngo muzishyire mu kibindi cy'ubushishi zimaremwe igihe kirekire. Reka ngusuhuze kandi nkwifuriza ibihe byiza abadukunda abadukurikira. Sankara, Thomas Sankara, ntabwo ndayisobanukirwa neza, ariko kora subscribe wowe dukurikiye kandi ukomeze kwiyangaja mu muryango mugari wo kubana ni YouTube channel igukeneye kugira ngo ikugezeho ibintu bisa n'ibi ngibi. Ni episode tugeze kuri episode ya 2 y'uburyo u Rwanda rwatoranyijwe n'Imana nk'igihugu cy'isezerano, kandi ibyo mubona byose nk'imiyaga byose bigenda biba mu bushake bw'Imana kugira ngo iki gihugu kizasohorezweho isezerano, ari igihugu gitemba amata n'ubuki nk'ishate ya Muze Sankara. Uri kubona ishate yambaye mungurira kabombo ubundi bereke Sankara ukuntu yambaye. Nishimiye kuguhereza ikaze Thomas Sankara, umeze neza? Yes, meze neza Ezekiel. Urakoze, ndagushimiye ko mpikaze kuri televiziyo yawe. Ni byiza. Tugarutse kongera gusubukura cya kiganiro cy'Abisirayeli b'Abanyarwanda, Abisirayeli b'amasezerano. Bushize ubwo twakivugagaho nabahaye amwe mu masomo abantu bashobora gukurikiza, gusoma bakareba Imana yagiye imbwira. Ariko mu kiganiro cya 2 dukomeze nongeremo yandi kugira ngo abantu benshi bajye babisoma babyumve, nabo babisobanukirwe, bamenye iby'Imana yavuze kuva kera kandi yagambiriye, ikabigejeje igihe cyo kugira ngo abantu bose babimenye. By'umwihariko nishimiye kongera kuguhereza ikaze, n'ubundi turatangira gusengera imitima y'abadukurikiye ngo bataza kuza kuvunira ibiti mu matwi ngo ijambo rice mu gutwi kumwe rize guhungukira mu kundi. Kandi burya ntekereza ko igihugu cya mbere Imana ivuga si ubutaka, ahubwo ni umutima w'umunyarwanda uwo ari we wese, hanyuma n'ubutaka nabwo bukazira karibu no gusenga. Turagushimye Mwami Imana usumba byose, uhoraho, Uwiteka Mana nkuru y'igitinyiro cyinshi, nyir'ububasha bukomeye. Tuje imbere yawe muri uyu mwanya kugira ngo tuvuge ijambo ryawe ry'ubutumwa bwiza, turigeze ku bantu benshi muri iki kiganiro kuri televiziyo. Turasaba rero Nyagasani ngo umwuka wawe wera ze yivugire, ijambo ryawe abe ari ryo ryumvikana mu mitima y'abakumva, maze izina ryawe ari ryo rihabwa icyubahiro, kandi amasezerano wasezeranije igihugu cyawe uyasohoze, uyatere mu mitima y'abantu bawe bose watoranije, maze bajye bahuriza hamwe bajya inama zizana amahoro, maze izina ryawe ryogezwe kandi rishyirwe hejuru. Tugwaye ikaze rero ngo abe ari wowe
wikorera umwuka wawe wera bari utubera umuyobozi, ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru. Bisabye mu izina ry'umwami Yesu Kristo, amen. Imana ishimwe kandi yongereye guhabwa icyubahiro. Ejo bundi aho twasoreje ikiganiro cyacu ni uburyo isanduku y'Uwiteka iri mu buhungiro hano muri iki gihugu cya Uganda. Ndumva rero nifuza ko ari aho ngaho twongera gusubukurira, tukabanza tukanasobanukirwa niba iri mu buhungiro iri gukora cyangwa iri muri shitingi ibeshejweho buhunzi, none atubwire n'igihe izongera gukorera. Kari burira. Urakoze. Isanduku y'isezerano y'Uwiteka kera mu gihe cy'Abisirayeli, igihe bavaga mu Egiputa niho yaremwe, iremerwa mu butayu. Ariko iyo sanduku burya cyari igishushanyo gifatika cyerekanaga Yesu Kristo, ariwe jambo ry'Imana. Muri iyo sanduku habagamo n'amategeko, ya mategeko yabayoboraga. Ariko byose iyo bisobanukiwe byagendaga byerekeza kuri Yesu Kristo. Kristo rero yaje kuza, noneho aza mu muntu, avukira mu muntu, arakura, akora akazi ke, arigisha, akora umurimo wamuzanye wo gucungura umuntu nyine kugira ngo amukure mu bubata bw'ibyaha byari byaratewe n'abakurambere ba Eva na Adamu batubashye Imana. Bitandukanya abantu bitandukanya abantu n'Imana. Noneho Yesu niyo mpamvu yitwa Adamu wa kabiri. Yego. Adamu wa kabiri uzana ubugingo. Adamu wa mbere urumva yazanye urupfu. Noneho isanduku y'isezerano rero ari ryo jambo ry'Imana, ari we Yesu Kristo. Uyu munsi avugwa ko ari isanduku y'isezerano kuko Yesu Kristo yagarutse. Amaze kugaruka, abera nk'uko ejo nabisobanuye ngo azabera amazu ya Isirayeli yombi ibuye risitaza. Isirayeli ya mbere yamusitayeho umunsi bamwica bakamubamba, ariko byose byasohozaga ibyagambiriwe. Isirayeli ya kabiri rero ariyo Rwanda, nayo yamusitayeho ubwo yagarukaga kugira ngo yigishe abantu ubutumwa bwiza bw'ubwami. Noneho biba ngombwa ngo abari bafite ayo masezerano bajye mu buhungiro. Bamaze kugera mu buhungiro, nibwo Imana yadutangarije yuko isanduku y'isezerano iri mu buhungiro. Iyo sanduku y'isezerano rero iri mu buhungiro niwe Yesu Kristo, nibwo butumwa bw'Imana, niwe Kristo wagarutse kwima ingoma. Ubwo rero iyo sanduku y'isezerano, igihe ubu butumwa buri guhishurwa, ko ni ubutumwa butigeze bwigishwa, ni ubutumwa butigeze bumenywa, ubwo nubwo ngo ya sanduku iri mu kazi kugeza igihe rero ibintu byose bizasohorera bikagera ku gihe Imana yagennye. Uyu munsi wa none ndagira ngo kino kiganiro twe gusa nk'abari guca amarenga, ahubwo abantu baze kuza gusobanukirwa icyo uri gushaka kuvuga. Iyi sanduku uri gushaka kuvuga yuko ari ijambo ry'Imana. Ushatse kuvuga ko hariya iwacu ijambo ry'Imana ryahimuwe ritakiri kwigishwa nk'uko bikwiriye. Nicyo ushatse kuvuga, Thomas Sankara? Reka turebe mu byanditswe. Muri Mika igice cya 2 umurongo wa 13 niho dushobora kwakura ubusobanuro bw'icyo kibazo ubajije. Mika igice cya 2 umurongo wa 13 haravuga ngo, ndumva mpazi mu mutwe, ngo usenya yazamukiye imbere yabo, barasimbuka bagwa mu irembo,
umwami wabo yababanje imbere, uwiteka nawe abagiye imbere. Iryo ni isomo niko Yesu yabinsobanuriye. Noneho mu gihe rero habayeho akarengane ko kuturenganya kudatangaza ubu butumwa bwiza bw'ubwami mu gihugu, Yesu yaduhaye guhunga, yantegetse guhunga. Maze kugera mu buhungiro ni nabwo yanyeretse rino somo, arambwira ati rero ibingibi wakoze byanditswe n'umuhanuzi Mika mu gice cya 2 umurongo wa 13. Ati usenya yazamukiye imbere yabo. Usenya ninde? N'urenganya. Ibyo narabisobanuye ubushize. Noneho nyuma yaho ni nabwo yakurikijeho kumbwira ngo isanduku y'isezerano iri mu buhungiro mu gihugu cya Uganda. None isanduku y'isezerano rero wa mugani tuvuye mu marenga, isanduku y'isezerano ni ijambo ry'Imana. Isanduku y'isezerano ni Kristo, ni Yesu. Kandi Yesu yagarutse mu bantu nkuko nyine avuga ati nzatura muri bo, nzagendera muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Ubwo rero icyo gihe niho Yesu yampishuriye ati icyo gihe, ati igihe uzerekanwa ni Kristo uzaba ahishuwe, kubera ko ijambo ry'Imana n'amasezerano yayo ari njyewe yayahaye. Igihe rero nzaba niyeretse abantu, ubwo nibwo Kristo azaba ahishuwe. Uko rero niko kugaruka kwa Kristo nkuko nagusobanuye ubushize. Uravuze ngo isanduku iri mu buhungiro, yahungishijwe nande? Niyo yihungishije cyangwa hari abantu baba baragize uruhare rwo kuyihungisha? Imana yabwiye ngo nimuyihungishe. Isanduku y'isezerano nyine nakubwiye ko ari ijambo ry'Imana. Ni amasezerano y'Abisirayeli, ni amasezerano y'Abisirayeli. Aya masezerano rero agendera mu abantu b'amasezerano. Ni ukuvuga ngo iryo sezerano ry'Abisirayeli nkuko nari babwiye mu gihe cyashize, iryo sezerano ni njyewe Imana yarihaye. Iryo sezerano rero riri muri njye. Iyo niyo sanduku y'isezerano. Okay. Hanyuma rero kuba imaze imyaka, ngiye kwanga imyaka umaze, ahubwo ndashaka kukubaza imaze imyaka ingana iki iri mu buhungiro? Ese imyaka umaze mu buhungiro ni nayo iyo sanduku imaze mu buhungiro? Sobanuri. Niyo nyine niyo. Iyo imyaka maze mu buhungiro ni nayo iyo sanduku imaze mu buhungiro. Kuko nkuko tumaze gusoma rya somo ryo muri Mika, gusenya yazamukiye imbere yabo, barasimbuka bagwa mu irembo. Umwami wabo yababanje imbere. Umwami wabo rero ni Kristo. Kristo rero akiza nkuko nabibabwiye mu mwaka wa 1997 nibwo yabimpishuriye, yari muri nge nyine kubw'isezerano. Noneho habayeho kwanga amasezerano no kwirukana abo mu gihugu hariya. Urumva nyine Kristo yagendanye nanjye. Uvuze ngo Kristo uri muri wowe yagendanye nawe, ntiyasigarana n'abasigaye hariya. Niyo mpamvu isanduku y'isezerano nyine yagiye mu buhungiro. Kandi noneho igihe nerekanywe, urabona ko ubu buri wese arambona. Ni Kristo uhishuwe. Urabyumva? Ni Kristo uhishuwe. Nderekanywe nk'umuntu. Kristo arahishuwe. Kuko Kristo yaravuze ati nimuzongera kumbona kugeza igihe muzavuga ngo hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Bivuze ngo kuba uri muri iki gihugu cya Uganda, sekirite gifite ni isezerano rituruka kuri wowe. Wiki subiramo bari gusakuza. Nari mvuze ngo bivuze ngo sekirite, ubushize tuganira waravuze ngo kino gihugu cya Uganda nta muntu ushobora kuba wagitera, Imana ntiyabyemera. Ntabwo yabyemera. Bivuze ko kuba kirinzwe ari ukubera
isezerano Imana irindiye muri wowe. Yego, kubera iyo sanduku kuko Imana yarambwiye ngo isanduku y'isezerano iri mu buhungiro mu gihugu cya Uganda. Uwayitera nayo yamutera. Ngaho mpuriza iki kintu rero cy'isengero zifungwa mu Rwanda, abapasiteri bamwe na bamwe bagahita bimukira inaha ngaha baje gukora umurimo w'Imana inaha, kandi ukabona nanone iki gihugu ukabona ntigifite ikibazo cy'abantu baza kuhakorera insengero batitaye ko ari abanyamahanga. Imana ikunda abantu. Imana uribuka no mu Bisirayeli kuva kera imaze kubagabira imidugudu bavuye muri Egiputa, yaravuze iti mutoranye imidugudu y'ubuhungiro. Ubwo rero nuvuga ngo umuntu iki gihugu yakigereranya na ya midugudu y'ubuhungiro. Yego, aho abantu bahungira igihe bagiziranye ibibazo n'ababuza amahoro. Ubwo rero abo bantu nabo Imana ibereka ubwo buhungiro, ikabereka ko bagomba kuza hano, kandi noneho hari niyo sanduku y'isezerano y'Uwiteka. Kugira ngo isanduku igende igirire umumaro ba nyirayo, igirire igihugu cy'isezerano, ikigirire umugisha, kigirireho umugisha, birasaba iki? Niyo izagira uruhare rwo kwicyura, kwitahura, igahunguka, cyangwa icyo kibazo baye nk'ugisubiramo n'ejo bundi barakibajije. Niho naguhaye isomo riri muri Yeremiya igice cya 3, avuga ngo nimugaruke bana basubiye inyuma mwe, ngo kuko mbabereye umugabo, ngo nzabakuramo umwe mu mudugudu na 2 mu muryango mbajyana i Siyoni, ngo nzabaha abungeri bampwaniye n'umutima wanjye, bazabaragiza ubwenge no kumenya, ngo nimumara kugwira no kuba benshi, ngo ntibazongera gukumbura isanduku y'isezerano, ntizongera no kuremwa ukundi, nta nubwo izongera, mbese ntibazongera no kuyitekereza. Iyo sanduku y'isezerano rero umuhanuzi yavugaga ni ibingibi nyine abantu b'amadini bigisha ngo Yesu ngo agiye kugaruka, ngo mwitegure Yesu ari hafi kugaruka, Yesu agiye kuza, ibintu nk'ibyo. Iyo niyo sanduku y'isezerano, niyo bakumbuye, niyo bitegura. Ariko igihe abantu bazajya basobanukirwa n'aya masomo n'ibi biganiro nk'ibi umuntu aba ari kubaha, abantu nibwo bazasobanukirwa, noneho bamenye ko bamenye yuko kumbe ya sanduku y'isezerano iri muri bo. Noneho nibamara kugwira bageze ku mubare ushyitse, nta nubwo bazongera gutekereza ngo Yesu azaza ryari. Narabibasobanuriye. Abantu bamwe baravuga ngo Yesu ngo yaratinze, ngo hashize imyaka 2000 yavuze ko azagaruka. Ariko kubera ko biga nabi, ntibamenye yuko Yesu igihe ari ku musaraba, igisambo cyarihannye arakibwira ati uyu munsi turabana muri paradizo. Kuva icyo gihe rero amaze no kugera amaze gupfa, yakinguye ibituro byose by'abakiranutsi babaga mu gituza cya Aburahamu. Bose bahise bajya he? Muri paradizo. N'umuntu wapfuye yizera akiranuka wese kuva icyo gihe Yesu yamujyanye muri paradizo. Ariko abantu kubera kwigishwa nabi, bo bazi yuko Yesu ataraza kugira ngo abafashe. Noneho iki gihe cyo kugaruka kwe ni igihe cyo kwigisha ubutumwa bwiza bw'ubwami bwe, kuko ari ubwami bwo gutegeka. We agiye gutegeka isi yose. Noneho ubwo bwami rero ngo aho twasumye ngo nibamara kugwira no kuba benshi, ntibazongera gukumbura iki? Isanduku y'isezerano. Kubera iki? Kuko amasezerano nyine azaba yasohoye. Yesu barabonye ko yasoje ibintu byose uko yabigambiriye. Ngaho dukomereza ibigendanye n'urugendo rw'uburyo wagiye uhabwa ubutumwa bw'isanduku, cyenda utubwira akantu kandi. Noneho n'ubundi twari twagiye nko mu yindi topike, ariko nagombaga nkabanza ngasobanukirwa n'abadukurikiye nabo bagasobanukirwa. Noneho reka dukomereze nyine ku cya gice cya 2 nk'uko twabivugaga. Nk'uko Imana yagiye inyereka iby'Abisirayeli b'amasezerano, yego, aribo banyarwanda. Noneho reka dusome mu gice cya Zaburi 114, duhereye wenda ku murongo wa mbere. Zaburi 114. Zaburi 114 iri naryo ni isomo Imana yampaye. Yego.
ubwo abisirayeli bavaga muri Egiputa ubwo inzu y'aba Yakobo yavaga mu bantu b'urundi rurimi i Buyuda hahindutse ahera h'Imana ibwisirayeli hahindutse ubwami bwayo inyanja ibibonye irahunga Yorodani isubizwa inyuma imisozi miremire yitera hejuru nk'amasekurume y'intama udusozi twitera hejuru nk'abana b'intama wa nyanja we utewe n'iki guhunga nawe Yorodani ushubijwe inyuma n'iki namwe imisozi miremire n'iki kibiteresha hejuru namwe dusozi mugakina nk'abana b'intama ni Zaburi 114 umurongo wa mbere wenda kugeza ku murongo wa 6 ubwo abisirayeli bavaga mu Egiputa ubwo abisirayeli mbese bavaga mu abisirayeli bava mu Egiputa n'urugero nyine kuko iri somo abantu babisomye bashobora kugira ngo iyi Zaburi iravuga bya bindi bye bavaga muri Egiputa muri slavery ariko hano bivuga abisirayeli bavuye mu bunyage bw'amadini no mu byaha bavuye kandi mu bukorone bw'amadini mu bukorone bw'amadini bavuye mu bantu b'urundi rurimi ari ya Isirayeli yindi ya kabiri nyine ariyo y'abanyarwanda ibwisirayeli hahindutse ubwami bwayo i Buyuda hahindutse i Buyuda hahindutse ahera h'Imana i Buyuda ni mu itorero itorero urumva kuko ibi by'amadini bigomba gusimburwa n'itorero rya Kristo iryo yitoranyiriza abantu noneho bakagendera mu bushake bw'Imana atari ukuyoborwa nk'ibi by'amadini azakaza ari ishyano ryose bikorera iby'inyungu zabo noneho agakomeza avuga rero ati inyanja ibibonye irahunga inyanja ni ibyago amakuba imisozi yitera hejuru n'abantu ukuntu bazishima igihe bazaba babonye amasezerano asohoye niyo misozi minini n'imigufi mbese n'abakomeye n'aboroheje iryo ni isomo rimwe naryo risobanura ibi by'abisirayeli b'abanyarwanda kubwo tukiri aho ngaho umuntu yumvise ibijyanye n'inyanja zahunze akumva ibijyanye n'udusozi twiteye hejuru twahita tuvuga ati ni urw'imisozi igihumbi kuko ni igihugu kidakora ku nyanja usibye ikiyaga cya Kivu gusa hariho mpita nibaza niba na Kivu nayo izahunga hari imisozi yitera hejuru ubwo ni ibirunga biba ari umugani n'abantu nkawe ubwawe umaze kubona urwo rukundo Imana yakunze abanyarwanda yagukunze uzishima kwitera hejuru mbese ni ukwishima kwa kubyina za mbyino zo mu byumba by'amasengesho nuko abantu bazanezerwa noneho reka turebe nanone muri Zekariya igice cya mbere umurongo wa 13 kugera wa 17 mbese muri ibi bice dukomeje no gukomeza kwerekana amasomo agenda yerekana ukuntu abisirayeli batoranijwe Zekariya igice cya mbere umurongo wa 13 na 17 Uwiteka asubiza marayika twavuganaga amagambo meza amara umubabaro marayika twavuganaga arambwira ati rangurura uvuge cyane uti Uwiteka nyiringabo aravuga ati mfuhiye Yerusalemu n'Isiyoni ifuhe ryinshi kandi ndakariye amahanga yiraye uburakari bwinshi kuko narakariye abisirayeli buhoro ariko bo babagiriye nabi birenze urugero nicyo gituma Uwiteka avuga ati ngarukiye Yerusalemu mpafitiye imbabazi inzu yanjye izahubakwa niko Uwiteka nyiringabo avuga Yerusalemu hazagereshwa umugozi ongera urangurura uvuga uti Uwiteka nyiringabo aravuga ati muzabona imidugudu yanjye yongeye kuzura ibyiza biyisaguke Uwiteka azongera kumara Isiyoni umubabaro
kandi azongera guhitamo i Yerusalemu. Hano rero muri aya magambo nyine iyo aho usomye Siyoni, Isirayeli, mbese biriya byose byakora ari amazina yose yakoraga mu gihugu cya Isirayeli, mu Isirayeli ba mbere, niyo avugwa hano muri Bibiliya, niyo avugwa muri Isirayeli ya kabiri. Noneho hano urabona ko ijambo ry'Imana riranabyerekana ngo Uwiteka azongera guhitamo, gutoranya iyindi Yerusalemu. Yerusalemu ariyo iki gihugu cyacu nyine cy'amasezerano. Irindi somo nanone Zekariya igice cya kabiri naho basa nk'ababisubiramo, igice cya kabiri umurongo wa 14 kugeza wa 17, naho basa nk'ababisubiramo bakavuga ngo ririmba unezerwe wa mukobwa w'Isiyoni we. Umukobwa w'Isiyoni ni nko kuvuga itorero ry'Imana. Itorero naryo tuzagira igihe tubivugaho, byose bigiye bifite ibiganiro byaba birebire, ntabwo umuntu yabifatanya. Tuzagira igihe cyo kuvuga itorero no kubereka itorero rya Kristo iryo ari ryo. Ari naryo riba rivugwa nkaha ngo ririmba unezerwe wa mukobwa w'Isiyoni we, dore nanjye ndaje nguturemo imbere. Ni ku Uwiteka avuga. Uwo munsi amahanga menshi azahakwa ku Uwiteka babe abantu banjye, nanjye nzatura muri wowe imbere, nawe uzamenya yuko Uwiteka Nyiringabo yakuntumyeho. Maze Uwiteka azagarura i Buyuda habe umugabane we wo mu gihugu cyera, kandi azongera gutoranya i Yerusalemu. Urumva kwa guhitamo, kwa gutoranya, urumva biragarutse. Azongera guhitamo, azongera gutoranya. Kubera iki? Kuko nkuko ejo bundi nahoze mbabwira yuko mbabwira nyine impamvu Imana yamaze gusoreza Isirayeli isezerano ryo kubacyura muri Kanani, bananirwa kubahiriza amategeko. Niyo mpamvu bagereranyijwe na cya kibindi cyabumbiye mu ntoki, cyahombeye mu ntoki z'umubumbyi. Noneho aribumbamo ikibindi. Icyo kibindi kindi rero yaribumbyemo nicyo yambwiye yuko ari u Rwanda, ariyo Isirayeli y'amasezerano y'u Rwanda. Noneho amaze gutanga iryo sezerano, yongeye kumpa irindi somo ribihamya, ariko ryo ntabwo turisoma kuko ni rirerire, cyangwa ndarivuga uzashobora zabyisomera. Riri muri Yesaya, riri muri Yeremiya igice cya 32 umurongo wa 6 kugera ku wa 36. Ahantu bavuga Yeremiya atumwa kugura umurima muri Anatoti. Nshobora kubivuga mu magambo make ukuntu yatumwe kugura umurima muri Anatoti. Noneho ngo aragenda ajya kugura uwo murima, bandika inzandiko z'ubuguzi, ngo inzandiko z'ubuguzi baravuga ngo muzishyire mu kibindi cy'ubushishi, zimaremo igihe kirekire. Urumva ko iryo sezerano Imana itoranya u Rwanda ni irya kera cyane. Urabona aba bahanuzi babayeho mbere mu myaka 2500 ishize. Noneho ngo izo nzandiko muzishyire mu kibindi cy'ubuguzi. Uwo murima rero uvugwa n'uwuhe? Ni ya Isirayeli nyine ya kabiri, ari rwo Rwanda. Noneho ngo izo nzandiko ebyiri, urwashyizweho ikimenyetso cy'ubushishi n'urutagishyizweho. Izo nzandiko ebyiri rero nazo nzagira igihe cyo kuzigishaho, nazo zifite ikibazo kiganiro. Izo nzandiko ebyiri mu yandi magambo ni abahamya babiri, abahamya b'ubwo butumwa. Icyo nicyo kizaba ikiganiro kwacyo. None izo nzandiko ebyiri, urwashyizweho ikimenyetso cy'ubushishi n'urutagishyizweho. Urwashyizweho ikimenyetso cy'ubushishi ni umuntu wahawe ubu buhanuzi imbere yanjye yuko mbumenya nkiri n'umwana muto. None Imana imutegeka gutegereza igihe kigeze, nibwo nanjye nabumenye. Noneho ni ngewe ugereranywa n'urwo rwandiko rutashyizweho ikimenyetso cy'ubushishi, kuko rwari urwandiko rufunguye. Noneho reka dukomeze aho ngaho Yeremiya 32
guhera ku murongo wa 6 kugera ku 36 buri muntu wese ashobora gufata Bibiliya akahisomera agasoma ibyo kugura umurima w'umwana toti akumva ibintu bigiye birimo nibyo rero byayo masezerano y'Abisirayeli b'amasezerano nyine niho ari. Dusome muri Yesaya igice cya 2. Igice cya 2 nakoreka dusome Yesaya 25 umurongo wa 6 kugera wa 8. Yesaya 25 umurongo wa 6 kugera wa 8. Yego. Ngo kandi kuri uyu musozi Uwiteka Nyiringabo azaharemerera amahanga yose ibirori, ayabagira ibibyibushye ayatereke vino y'umurera, ibibyibushye byuzuye imisokoro na vino y'umurera imininnye neza. Kuri uyu musozi niho azamariraho rwose igitwikirizo cy'ubwirabure gitwikiriye mu maso h'abantu bose, kandi n'igitwikirizo gitwikiriye amahanga yose. Kandi urupfu azarumira bunguri kugeza iteka ryose. Uwiteka Imana izahanagura amarira ku maso yose, n'igitutsi batuka ubwoko bwayo azagikura ku isi hose. Uwiteka niwe ubivuze. Kuri uyu musozi Imana yavuze ko nyine ari uwo nyine yatoranije ari rwo Rwanda. Ni kuri uyu musozi niho Uwiteka azakuriraho igitwikirizo gitwikiriye amahanga yose. Mbese ni aya masezerano abigisha amagambo y'Imana nta muntu wigeze ayamenya. Byari ubwiru, ariko igihe kigeze Imana itoranya abantu bayo bo kubitangaza. Yego. Mu yandi magambo Kristo nicyo cyamugaruye, ni ukwigisha itorero. Ubu rero iyo turi kuvuga ibi tuba turi kwigisha itorero, kuko niko gukuraho igitwikirizo ku bantu bose. Ariko impamvu bibanza gukuraho igitwikirizo ku bantu b'Abanyarwanda nuko aribo bafite ako kazi ko kuzagikura no ku mahanga yose, kuko ubu butumwa bwiza bw'ubwami nibwo buzigishwa mu mahanga yose, ngo bubere ubuhamya bwo guhamiriza amahanga, nibwo imperuka izahera kwiza. Abanyarwanda nibo bafite kuzigisha ubwo butumwa mu isi. Ubutumwa bwiza buzigishwa buturuka mu Rwanda bujye mu mahanga yose. Ariko nka buriya nk'abanyamadini bajya babica hejuru, ugasanga wenda baravuga bati tujyana ubutumwa ku isi yose tugire gute, ariko ntabwo bafite. Burya nta butumwa bafite, nabo ntibabuzi. Bagomba gusubira inyuma bakabanza bakiga, bagasobanukirwa amagambo yose, bakamenya ko kuri uyu musozi ari iwabo. Bakabanza bo ubwabo bakavanwaho igitwikirizo gitwikiriye ubwenge bwabo, bagasobanukirwa n'ububwiru bw'Imana. Kuko Kristo nicyo cyamuzanye, ni ukwigisha ubwo bwiru ngo bumenyekane, noneho akabatuma. Noneho bamara kugera mu mahanga yose yo mu isi bababwiye iby'ubwami bw'Imana, nibwo bazamenya bati burya koko ubwami bw'Imana buri hariya. Niho amahanga yose azashika aze ku murwa w'Imana, aho bazita nk'uko twabisomye hariya ngo hazitwa intebe y'ubwami. Amahanga yose azakoranirayo. Irindi somo ni isomo rito cyane. Yesaya 65 umurongo wa mbere. Yesaya 65 umurongo wa mbere. ngo nabaririjwe n'abatanyitagaho, nabonywe n'abatanshatse, mbwira ishyanga rititiriwe izina ryanjye nti nimundebe. Iryo shyanga rero abo batari bamuzi, kuko ntabwo Abanyarwanda aribo bashatse Imana. Urumva, Imana niyo bashatse, noneho bazayibaririza nyine. Nabaririjwe n'abatanshatse, nabonywe n'abatanyitagaho, mbwira ishyanga rititiriwe izina ryanjye nti nimundebe, noneho nimwe ngize ishyanga.
ni mwebwe cya kibumbano nyine kinde, kuko cya kindi cyarahombye. Ngira ngo no ku murongo wa 2 umuntu hasomye yabisangaho, yavuga ngo ariko ubwoko bw'abagome nabutegeraga amaboko umunsi ukira, bagendanaga ingeso mbi bakurikiza ibyo bibwira ubwabo, bigakomeza nyine ngo n'abantu bakorera ibindi akaza gutyo. Ukomeje hasi ku mirongo yo hasi aho yavugaga ab'Abisirayeli ba mbere, niyo mpamvu Imana yahisemo abandi b'Isirayeli nyine. Aha mpita nibaza iki kibazo, niba Imana yarananiwe n'aba b'Isirayeli ba mbere, bizoroha ko izashobora abanyarwanda ko natwe nzi yuko tugira analize muri ibi bintu wokabyara. Iyo wararebye imaze iminsi bitambuka amashusho media, waribonye ko hariho twamaze kwatakwa n'umwuka wo gukritika Imana. Ubu dusigaye turi ku rwego umuntu akubwira ngo ariko ubundi Imana ni wowe ituma. Ibuka ko n'Abisirayeli ariko bajyaga babwira Mose, akamubwira ati ariko ubundi iyo Mana utubwira ihora igutuma natwe uzayitubwirira iziyizire. Igihe yari yababwiye ko igiye kuza, ibabwira kwitunganya, kwambara neza, kugira gute, ngo bumva umuyaga ariko Imana ntiyari irimo. Bumva inkuba Imana itarimo. Imisozi iratenguka, ibindi birahindana. Wahita babwira Mose ngo niba ari uku ngukiza, yibwira igire gute, isubireyo igigutuma. Uyu munsi rero hari ababazi bisi bari kumbwira ngo ariko Ezekiel ngo nuko nguko barwanira Imana ishyaka. Abo ni bwa bwo kuri kutubwira Imana yagize gute, yatoranyije. Izabagonda koko. Ntabwo ku Mana nta kintu gikomeye. Ku Mana nta kintu gikomeye. None se b'Abisirayeli nyine n'ubundi bari ntagondwa na mbere koko. Niyo mpamvu bagiye bavuye muri Egiputa, igihugu cyari hakurya y'abantu bagenda metero zingahe. Ariko Imana ibazerereza mu butayu, bamara imyaka 40. Kugeza igihe babandi bose babonye imirimo y'Imana barimbukiye. Igihugu yagihaye abana babo. Noneho rero muri ibi by'Abisirayeli b'amasezerano, Yesu Kristo yari yiziye kuza ko rero nukuwe, nkuko yavuze ati ngewe nzaza nk'umujura. Yaje gutoranya, kurobanura intama mu ihene. Nkuko kurobanura intama mu ihene, wamenye imitima y'abantu. Burya nubwo ubona abantu bose ari ntagondwa, abakristo arababazi, abe arabazi. Abarabazi abo ni bazakorana nabo. Abo b'intagondwa nyine, sinagondwa nyine urumva zamera gute, zizabona iby'intagondwa, ariko abe arabazi kuko kuza kwe nk'umujura nyine nkuko yabivuze, ni ugutoranya intama mu ihene. Gutoranya intama mu ihene ni iki? Ni ugutoranya imitima. Urumva rero nubwo abo banyarwanda baba intagondwa, ntabwo bashobora kuba intagondwa bose. Hagomba kubamo ab'intagondwa, hakabamo n'abandi bakunda Imana, kandi barahari benshi, barimo benshi cyane. Bazajya bumva n'ubu butumwa bakabwitaho, n'Imana ikabubahishurira, kuko burya itorero ry'Imana, kuko itorero ry'Imana nyine ryahishuye icyo gihe Kristo aza. Ariko hari aho byanditse mu byahishuye igice niba cya 10 na kangahe, havuga yuko nta muntu kuva icyo gihe nta muntu ushobora kwinjira mu itorero kugeza igihe ibyago 7 by'imperuka bizarangirira. Ibyago 7 rero by'imperuka nibyo ubu biriho. Nibyo biriho, nizo zizi ntambara uri kubona mu isi, nizo zizi ngorane abantu bafite. Igihe bizarangira nibwo abantu bose batoranijwe, aho Yesu yagiye atoranya, akoraho atuyunguye n'uwanjye, abandi bab'intagondwa nyine nkuko babivugaga, nibwo bazahishurirwa amahoro. Ntabwo turi buze gutinda cyane. Abantu tukomeze tugende tubatera amatsiko, tubararikira n'igice cya 3. Ariko mbere yuko twerekeza ku musozo, ndabona hari isomo ukiri kureba, naryo banza urirebe uritubwire. Reka tuvuge wenda isomo rimwe aba ryo turangirizaho. Riri mu rwandiko rwa 2, wenda dusoma 2. Soma Zekariya, rambura Zekariya igice cya 3 murongo wa 8 n'uwa 10 turebe.
noneho turangirize ku isomo ry'urwandiko rwa kabiri rwa Samweli. Zekariya igice cya 3 umurongo wa 8 n'uwa 10. Umva yewe Yosuwa umutambyi mukuru, wowe n'abagenzi bawe bahora imbere yawe, kuko abo ari abantu b'ikimenyetso. Dore nzazana umugaragu wanjye Shami uzumbura. Dore ibuye nshinze imbere ya Yosuwa, ku ibuye rimwe hariho amaso 7. Nzarekebaho amabara, ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Kandi gukiranirwa kw'icyo gihugu nzagukuraho umunsi umwe. Noneho cyane cyane nashaka n'iryo somo ngo gukiranirwa kw'icyo gihugu nzagukuraho umunsi umwe. Abantu bashobora kumva ngo Yesu yaragarutse, kuvuga ati ntabwo ari byo, ibyanditswe byagiye bitubwira ko azaturuka ku bicu, byagiye bitubwira yuko azadutungura, azagira gute. Ariko Yesu yaragarutse kandi yaje nyine nk'umujura. Ariko hari igihe nyine kizagera gukiranirwa kw'icyo gihugu nzagukuraho umunsi umwe, niko Yesu avuga. Uwo munsi umwe rero ni uwuhe? Mbese ni wa munsi wa nyuma wo kuvuga ngo intama zamaze gutoranywa, ihene zamaze gushyirwa ku ruhande. Icyo gihe nyine ibintu byose bizagaragara nyine, ubu munsi nyine abantu benshi batungurwe. Ariko ntabwo abari muri Kristo Yesu by'ukuri ntabwo bazatungurwa. Rambura igice cya 2 cya Samweli, igice cya 7 umurongo wa 10. Urwandiko rwa 2 rwa Samweli aba ariyo somo dusozerezaho. Aya masomo mbandi kuyerekana kugira ngo abantu bakurikira ikiganiro nabo bajye bayandika ku ruhande, bajye bayasubiramo nabo. Noneho ugizeho ikibazo akaba yabaza, haba muri komanteri, haba muri comment, haba he. Noneho turangirize ku isomo rya igice cya urwandiko rwa 2 rwa Samweli igice cya 7 umurongo wa 10. Haravuga ngo kandi nzatoraniriza ubwoko bwanjye bwa Isirayeli ahantu mpabashinge bahature, habe ahabo bwite, batazimuka ukundi, kandi abanyabyaha ntibazongera kubaburabuza nk'ubwa mbere. Aho rero aho Imana nyine yavuze izatoranyiriza abisirayeli, naha nyine mu Isirayeli y'amasezerano ariho mu Rwanda. Imana nimara gutanga gakondo ku bisirayeli imaze gukura, kuko Imana yaravuze ngo mu gihe cy'impunzi zo hanyuma. Imana yabivuze kera, tukibaze se impunzi zo hanyuma zire kandi izindi zahungutse, ziya zose naho mvuga nyine twagiye kurwanira zari zaraheze mu buhungiro. Mu gihe cy'impunzi zo hanyuma ni izihe? Ariko urabona ko impunzi zakwiriye isi yose, baruzuye mu bihugu byose, byaba byo muri Afurika, byaba byo mu Burayi. Imana yaravuze ngo mu gihe cy'impunzi zo hanyuma nzaza nerekana umugambi wanjye n'umuteguro n'ukuri mfite. Icyo gihe nibwo azongera, nibwo avuga ati nzabashinga mu gihugu cyabo, nta muntu uzongera kubaburabuza, nta nubwo bazongera kukirandurwamo ukundi. Nibyo ngibyo niryo somo riheruka. Mana ishimwe kandi yongere gushyirwa hejuru, abwirwa benshi akanumvwa na bene yo. Rwose umuntu wese udukurikiye niwe ufite umukoro kuri ubu butumwa ahawe, cyane ko buriya nta muntu duhatiye kubyakira ku ngufu, wabyakire uko abyumva. Reka rero tugushimire, ndumva nta byinshi nifuza ko narenza ku butumwa bw'Imana, bwo ntago umuntu ajya arenzaho ibintu byinshi. Ikindi dusaba abantu badukurikiye gukora subscribe kuri YouTube channel izajya igenda inyuraho ibintu byinshi. Igice cya mbere cyarabashimishije, icya kabiri nacyo dushyizeho turaza kubona feedback, hanyuma tuzabashyireho icya gatatu, icya kane, icya gatanu, byinshi agiye afite. Kandi ubu turacyari mu buhanuzi bw'igice kimwe, hari ubuhanuzi bw'igice cya kabiri nabwo tuzabukora inshuro nyinshi, abeho ubuhanuzi bw'igice cya gatatu, icya kane, kuko wabihawe ari 8.
naho rero abantu badukurikiye banze batekereza ibyo bintu byose. Imana ifite ibintu byinshi ishaka ko abantu bamenya by'ubwiru bwahishwe. Kubera ko wenda ikintu nasozerezaho buri gihe nzajya nkora nkivuga, ikintu nasozerezaho ni ijambo ry'Imana ari ryo Bibiliya yera mu Kinyarwanda. Iyi ngiyi Bibiliya yera, njye uko Imana yanyigishije kandi yabimbwiye, yambwiye ko ari we Yesu Kristo w'inyuguti. Kuko Yesu Kristo ni byose, kuko burya ngo ibyaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe, kandi iby'isi byose niwe, n'ibyo mu ijuru niwe byaremewe, ibigaragara n'ibitagaragara. Noneho rero na Bibiliya ni Yesu usomeka nyine w'inyuguti. Urabona nk'aya magambo yose turi yahishuye y'ubwiru, ubwiru ni amabanga. Buri muri Bibiliya, ariko abantu babisomaga ntabwo bamenyaga icyo bivuze, bibwiraga ibindi. Ariko ubu ngubu umuntu byumvise ahise asobanukirwa icyo byari bigamije. Urumva rero ni Kristo uri kugira ate, uri kwihishura, yiyereka abantu, abahishurira ibintu. Nicyo cya gitwikirizo Yesaya yahanuye, twabisomye muri 25, ngo niwe azakuriraho igitwikirizo gitwikiriye amahanga yose n'amoko yose, kikabava ku maso bagasobanukirwa. Nashishikariza rero abantu kujya bita ku ijambo ry'Imana, kuko niho bazahurira n'ubushake bwayo n'icyo ishaka kubafasha. Murakoze cyane, turabashimiye, dushimira abari badukurikiye. N'ubundi twatangiye dusenga, reka dusoze n'ubundi usenga Imana. Murakoze. Twongeye kugushima nyakubahwa Mwami w'ijuru n'isi, tugushimiye yuko iri jambo turitanze nk'uko wabigambiriye. Ntabwo twarenze umurongo, ahubwo ibyo watanze nibyo dutanze ku bantu bawe, kandi ni wowe utoranya imitima, kuko ijambo ryawe riravuga ngo nta ubasha kuza aho Kristo ari atabihawe na Se. None iri jambo ryawe Mwuka wawe wera rye ariyobora mu bantu baryumva, maze abaryumvira nibo batoranywa n'urukundo rwawe. Uribagezeho rero kugira ngo barisobanukirwe, ribabere imbaraga, ribabere agakiza, ribabere ubuhungiro mu bihe biruhije byo muri iyi minsi ikomeye. Duha umugisha rero, kandi turagushimye, tugushimiye yuko tubashishije ubutumwa bw'uyu munsi bukaba buciyemo, bukaba butambutse, bukaba bugiye kugera kubo wabugeneye bose. Tubisabye dusabira abera bose mu izina ry'Umwami Yesu, amen. Imana ishimwe, turabashimiye mwese. Nitwa Ezekiel Rukundo, ntushidikanyeho ni ngiye wa nyawe nyine, ntabwo ndi wa pirate. Noza no kwandika muri comment umenye ko ari ngiye wari uyoboye iki kiganiro.